Yes, nyemerera nongere ngo ikaze mukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turi ku itariki 8 mpagaze mu mahoro mpagaze muri stade amahoro, habura amasaha barirwa ku ntoki ngo haberemo umukino ukomeye wa Super Coupe wa APR FC ndetse na Rayon Sport. Ni igikombe gikomeye kiruta ibindi hano mu Rwanda. Niyo mpamvu rero navuze ngo ikiganiro cy'uyu munsi ngomba kugikorera hano ndi kumwe n'abagabo abakunzi, umwe mu bakunzi ba Rayon Sport ndetse n'uwa APR, ndavuga Songa Mbere ndetse na Muhawenimana Claude Disiwe, uvugizi w'abafana ba Rayon Sport mu Rwanda, utongereho akantu ko kwisi yose muhitamo bipfa. Abo bagabo rero tugiye kuganira, ni bamwe mu bakunzi b'ayo ma equipe, tuganire kuko biteguye uko babona ama equipe azatsindana, banadufashe gusobanurira abafana uko bazagenda bicara. Ngiye kubaganiriza ibintu byinshi cyane, tuganire twinjire muri APR. Songa Mbere atubwire uko abona APR yiwe, Claude yinjire muri Rayon Sport atubwire uko abona imigurire yabo. Ndiwizi Emi ari kuri kamera, reka mbegere tuzengurukane ino stade amahoro. Ariko mbare ngabo ko nababwiraga n'abagabo kabisa banganye ibiro, icyo ntaramenya sinzi niba banganye imyaka. Inyuma ya kamera bambwiraga bati tugomba guhiga uyu munsi, tugomba guhiga, byaba ngombwa uzatsinda undi akamuha inka. Nukuri ni match kabisa. Buri mukunzi wa sport wese utitaye ngo mfana APR, utitaye ngo mfana Rayon, ukwiye kuzaza kureba. Ndaza kugushyiraho uburyo bwo kugura etike, ngira ngo urababona. Jya muri comment umbwire ikintu ukundira bano bagabo. Jya muri comment ukimbwire kabisa, umbwire ikintu ukundira bano bagabo. N'abagabo bagira ishyaka mu ma equipe yabo. Kangende mbegera kabisa, ubundi twiganirire kuri no derby. This way amakuru this way. Songa Mbere Nazabite komera cyane ngutsinda ngundi ngoramuhinga ngo iki nguri butsinda undi ngoramuhinga. Claude jewe na arabizi Songa Mbere sagira inka ngo nankagira ndo wagira amafaranga zigura ariko nankagira uruguri rwa wese. Ikibazo ndaziha ikigwari Kigwari gutese ndafata inka zanjye. Mbaza uruguri rwa ruba hehe Jewe mfite urwuri hagana isi Nyabitekeri, kabyigara kake ariko se ndafata urwuri rwanjye. Utaziteza uruguri rwa Claude ndafata urwuri rwanjye ngiye gukuramo inka nguha yo gutsindwa. Inka gutsindwa si yo bayitanga, baritanga. Songa Mbere katugendane gace kambaze nkwakira. Songa Mbere nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Duherukana umwaka washize. Duherukana ariko umwaka washize ndimo ntangaza. Uri mutangaza. Sinatangazaga cyane. Natangaje biraba ntibyabaye. Byarabaye. Ntibyabereye hano. Aha ku mahoro. Claude ibuka. burya sibuno shabo. Ibuka Claude. Komera this way. Biza bitese. Saba biragenda. Mu nzove ngo ibintu bimeze neza. Warabyibona imyitozo hariya? Sinabonye uri kubona n'abafana hariya. Ubu rero ubu bintu byahindutse. Baradufatiranye ariko tubanza twumvikana gakiya. Muze gutandukanya igikombe cya Super Coupe na champion. Kuko amateka aratandukanye. Muri champion hari ibyo bakoze rwose ubushize baradutsinze. Ariko ntabwo twajya muri retour. Ibyo tuzagira uburyo bwo kubishyura. Ubu rero Super Coupe hano bazazemya amatara cyangwa. Songa Mbere Nabwiye Claude akavuga afite confidence kubwoba bwamwishe. Ariko Claude, ariko ndakurenganyije utagize ubwoba, nta bwenge wabugira. Ibintu bimaze kukuberaho hano kangaye kuri APR, ntabwo wagira gute ntiwareka kugira ubwoba. Super Coupe ziheruka ndibuka hari yabereye i Rubavu, Rayon Sport ibatsindira ibitego 2-0. Amatara razima, match irasubikwa ikomereza ku Wikwere kujya ku bintu byinshi. Super Coupe ebyiri ziheruka ni Rayon Sport izifite. Wikwere kujya ku bintu byinshi. Ubu ngubu mfite ikintu cyitwa inyota. Mvuge Claude hano nagucishesheje ibitego. Ceceka mbanze nkubwire. Ngiye kugutangariza ibizaba kwa gatandatu ku nyuma ya 12 n'igice. Nta mwuma ngira, reba no muntu bureko yagira umwuma. Buretse mbanze ngusobanurire. Reka subize icyo cyabashije. Buretse Claude. Nakubwiye ngo mbere na mbere nyubaha ko maze kugutsindira n'ishuro nyinshi. Banzu nyubahe. Aha niko kijya kakazemo. Nyubaha mbaze mbubwire. Ndashaka kumenyesha yuko inyota APR ifite ubu ngubu ni ya Super Coupe igomba gutwara kwa gatandatu angaha. Amakuru mfite ngo nayo yuko ejo bundi ku itariki ya mbere ubwo CDS yabakiraga nta kindi yababwiraga ni Super Cup. Ntabwo Super Cup gusa, ariko Super Cup nicyo gikombe kinini
barabizi, yarababwiye ati ubu nani ngubu icyo abakunzi b'ikipe bashaka ni kiriya gikombe kugiterura kikabimburira ibindi, kuko ibindi nabyo nyuma yago tugomba kubitwara. Koro umuha umwanya avuge nawe ntaze kukuvugira. Icyo ashaka kuvuga ni ikihe? Korode naramubwiye ntabwo ajya yumva, ariko Koro reka maze nkubwire, wibuka ko umuvumba buretse wivugiramo, wibuka ko umuvumba atagira ijambo. Iki gikombe cyagomba gukinwa na APR na Gicumbi, none uje nk'umuvumba utangiye kukigiraho amagambo. Tuza bakuvumbye, kandi ntabwo umuvumbyi atwara ikibindi yaje kunywera. Songa mbe katuganire kinyamupira. Ni Rayon Sport muri no fazare ishyizemo, nako ntiranarangira fazare ishyizemo abakinnyi bagera muri 6. Muheruka gukina, abakunzi ba Rayon Sport bavuga ati twaguriwe nabi, mugiye guhura nayo ifite abakinnyi bashya. Ngira ngo umaze iminsi ubibona mu Nzove, nakanyamuneza. Ntabwo ufitiye bano bakinnyi bashya. Ubu nagira ubwaga abahisi n'abagenzi, umuntu ufata abahisi n'abagenzi bari ku gitutu cya Super Coupe kubera ibintu yaboneye hano, aho ngo ngira ubwoba. Reka mbaze nkubwira ikintu kimwe, APR yiteguye, ahubwo nibagende bazane n'abandi babasinyisha uyu munsi. Numvise basanga ngo babasinyire, bagende bazane n'abandi none aka kanya, baze birukanga aho wabona bose ko n'umuhisi n'umugenzi babashyiremo, namara kubashyiramo baze barira igitega ahangaha cyiza cyane. Korode, iyi stade Amahoro duhagazemo muzakiniramo na APR ejo bundi kuwa 6, ni stade Rayon Sport navuga ngo ntiratsindiramo APR. Nta nubwo yakiriye cyane ariko. Urabona noneho kuwa 6 impaka ziracika. Ngira ngo na Munetse arivovota Songa mbere, arivovota ariko nyine niko bigenda. Intare ivugira mu gituza. Ibyo by'intare byihorega cyane, intare ikufitse amenyo. Urumva? No kuvuga ngo utsamanyega gukubita 3 se. Byihorega cyane. Wasa kukamanyega gukubita 3. APR bonge ndaza kuvuga ku bikombe bibiri nko nabivuze mu kanya. Turavuga kuri Super Coupe yatuzanye. Turi amateka yayo. Ni turangiza ariko none ndaza kubwira n'abantu ko APR yadufatiranye cyagihe. Iradusida kuko yagutsinzira hari. Urumva? Ariko nyuma y'ibyo yaragaragaje muri champion. N'uburyinganya n'uburyo bateza mu mwiryana. Iri ku mwanya wa 7 cyangwa iri ku mwanya wa 2? Igitinyitse. Korode vuga umwanya uriho. Vuga umwanya uriho, uvuga ni wa APR iriho. Vuga umwanya uriho ni wa APR iriho. Kugira ngo baje kuvuga ko Songa mbe katugerageze tujye duhana umwanya. Ni urumva arimo yahuza amagambo ariko ntabwo ari byiza. Urumva rero nibyo tuvuga, iyi Super Coupe ifite amateka cyane kuri Rayon Sport. Rayon Sport imaze gutwara Super Coupe inshuro nyinshi, ibindi byabegise mugeze kwikomozaho ntabwo nabivuga. APR iki gikombe izikora ubundi gisanzwe ari cyacu. Igiye kugerageza rero ariko ntibizayikunda. Uri murasaba imbabazi? Igiye kugerageza ntibizayikundira ikindi. Uri murasaba imbabazi ngo kiguhe? Nta gihari, ntabwo nta kizabona. Rero icyo nyivuga muri no minsi umaze iminsi uyikurikirana. Ibyo biva ngo abahisi n'abagenzi mwihorere, abahisi n'abagenzi nibo babazanye. Barabanza babura n'umwe babakirishaho. Ngo haryo yakiraga hehe? Kugira ngo bajye guhuza n'undi bari bahuza. Urumva? Twebwe rero dushima n'ubuyobozi bwacu twaguze tuzi ko ikipe hari nomero runaka yerekeneho abakinnyi. Stade tuyigabanamo kabiri. Kujya tuhajya. Stade tuyigabanamo kabiri, manimero tuzahera naho tuzasoza turahabereka. Ariko icyo twifuza cya mbere gikomeye nubwo tuba duhiga, ariko ikintu gikomeye cya mbere mu gihugu cyacu dukunda kandi n'umukuru w'igihugu cyacu yadutoje ni ikintu kijyanye n'umutekano. Ibintu byose bigomba kuba mu mahoro, umupira ukaba utsinda gatsinda, na Rayon Sport gatsinda, ariko APR gatsinda, abantu bakagira APR gatwara igikombe, genda sa igikombe, APR gatwara igikombe. Abanyarwanda uturanga uko abafana bazicara, abafana bacu rero tuza kwereka mu kanya kuko bigomba kugenda, abazinjira imiryango ihera mu migina nako mu migina ntiyakibaho. Ndavuga hano hafi ya CSS n'abaca zaca kuri arena, ndabwo tubivuga ko bizagenda, ibintu bizatangira kirikare, imihanda yandi bazabayifunze, abantu bazaza kirikare, byeri zaba ziri mu wabibonye. So tubaza kubereka mu kanya rero, ariko dukurikije uko dusanzwe tubigenza, abantu muri bazicara uko basanzwe bicara, tugabane mu stade mu kabiri. Abafana uyoboye ubururu turabona aribwo bwishi cyangwa turabona umukara n'umweru hano ubiganjeho? Urakoze cyane, ngira ngo ibijya gushya birashyuha. Ibijya gushya birashyuha rwose. Ibyo waboneye mu Nzove ejo bundi ni inyota. Burya rega tushimirana n'umuyobozi w'igihugu cyacu, abantu bose basigara basirimu rasobanutse. Ibintu ari byiza barabigaragaza. Niyo bitameze neza nabwo barifata. Ariko ubu ngubu byakurese yuko iyi recruitment abakinnyi bari kongerwamo, abakuzi ba Rayon Sport babonye kubishimye. Ubu rero ni umwanya mwiza kugira ngo baze barebe abakinnyi babonye muri entraînement. Nkumva rero ibyo byose tuzabikora tubigaragaza ahangaha. Imifana yacu iri hejuru kandi nubwo dufana mu buryo bw'akavuyo. Twebwe dufite style yo gufana agezwe y'Iburayi. First of all tugeze muri stade turabanza tukarimba indirimbo iranga Rayon Sport. Ibyo ni ibintu udashobora kubona hano mu Rwanda. APR barayigira.
twarangiza dufite amashyi yacu aturanga bono kuvuza iryo tumwe duturagurika nk'utugori urabyumva bafite bwa bushye twarangiza bw'ubugori no bumwe bw'ubugori siziko babukuta bw'ubugori n'utugori rero ya ugazana ibyo ngibyo cyane zikishakamo ingoma ntago zijya kuzitirika nombe aperi ratira urabyumva iratira nyine urabyumva noneho iyo baje ikipe y'ingabo z'igihugu itira mu ngabo z'igihugu cyangwa izana ibyayo itira muri bande ntabwo itira kuko ni ibyayo iyo baje rero bafite uburyo ni ikipe y'ingabo z'igihugu uburyo byibuze ahubwo berereka ikipe y'ingabo z'igihugu yaje mu Rwanda wa mbere zo gufana we nk'umuzungu wavuye hanze yageze hano itavuga ati no Rogaride Laba aba nibo bangi nibo baje gufana gira icyo bibwirira mbere yuko nerekeza kuri Songa mbere nawe akavugira abafana ba peraje ahagarariye gira icyo wibwirira abafana bawe ugire n'icyo basaba kuko hasigaye umunsi umwe oya twebwe dufite ubudasa ibyacu tubiziranyeho waravuze ngo yateguye na dufite udushya twacu turahangaha kandi icyo mpangurira abafana nuko baza ari benshi ikindi bijyanye n'amatike abafana ba Rayon Sport bazatanga 2000 ubwo zabari hejuru n'abazatanga 3 babaza bari hasi baza bari ku murongo uteganye abo hasi no hejuru biteganye ku buryo dufata aho baduhaye neza twarangiza natwe mu kibuga tukareba ibyo umutoza azadukora kandi umutoza n'umuhanga abakinnyi barahari mwe nimuze muri benshi ibindi byose bizatungana Songa mbere ekipe ya Rayon Sport bivugwa ko ariyo ya mbere ifite abafana hano mu Rwanda ibyo witeguye ute guhangana na rwa rusaku ugira icyo ubwira abakunzi ba APR kuva iyi stade yakuzura nta yindi kipe irayuzuza usibye APR kuva ikipe ya wimvugiramo je sinakuvugiyemo wimvugiramo nushaka amakipe ndayakubwira ceceka maze mvuge ndashaka kubabwira ngo abakunzi ba APR nakubwiye ngo ikintu bategereje ni itariki n'isaha guhera hariya ureba hariya hakurya turi mu bagabana rw'ikibuga hasi no hejuru gakata gutya umweru n'umukara gusa mu dushya twinshi dutandukanye turi gutegurwa muri za fans club intara umujyi wa Kigali harimo harategurwa udushya muzareba ahangaha muntu utazaza muri stade ntuzambwire ngo mbikurebere reka da ni ibintu ugomba kwirebera sije ugomba kuhabura si wowe ugomba kuhabura ngwino dutsindereyo uhari dutwara igikombe uhari tugiserebure uhari umukinnyi watsinzereyo ntaho yagiye nubarahari icyongeyeho baracyaye ikindi cya gatatu nuko super coupe bayinyotewe bashaka kugira ngo bayiterure bayibereke ubundi babereke uburyo bagiye gutwara ibikombe APR rero ni ikipe nziza shimira ubuyobozi bwa APR budahwema kudushakira ibyishimo mu bakunzi bategura ikipe abakinnyi beza ngira ngo murabizi arabakomotse mu gikombe cya Afurika baje igitego batsinze mu gikombe cya Afurika nicyo ndi kureba cyari icungwa zimo zinyeganyeza gutya mbona bare bose bacecetse mbona baperi hejuru hari ibintu birimo biguruka hano hose hatse umukara n'umweru reka maze babwire ibintu bigiye kuzabera ejo bundi mwabantu mwe ibyo ufite abashya burya imini mishya itera amabavu ejo bundi uzatwarwa amabavu ku maso yo kurira mu gihe nzaba ndimo mbyinanga ndimo nyikunokwesha gutya nyikoreka ndabikubwira ngo kigiye mu bindi nako kajambo zaba mvuga kigiye mu bindi nyikoreka gutya kigiye mu bindi reka rero mu musozo ngirane nkuko bisanzwe twikandira akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego twigurire twiyicarira ahantu dushaka kwicara dore ngizi na za VIP Skybox hose harahari aho ushaka kwicara ni wowe ku kanyenyeri kawe uri buze kuhabwa uburenganzira bwo gomba kwicara bakunzi ba APR kuzinduka n'intego saa 5 stade zaba zafunguwe mu mutekano mwiza kwinjira amarembo CSS ngaho niho tuzinjira ama VIP na VVIP Petit Stade abandi Beka Arena imiryango izabifunguye kuhera saa 5 muze twuzuye stade igihangano cyiza nyakwa Perezida wa Republika duhaye maze dutware super coupe ya mbere hano muri Stade Amahoro izabere ya mbere hano muri Stade Amahoro dutwaye muri uyu mwaka kandi tugomba kwitwara n'intego y'abakinnyi abayobozi n'abafana Songambe ikibazo ngiye kukubaza na ko rodacyumvireho uragisubiza nawe ahita kinsubiza Songambe ni hehe uri kubona Rayon Sport ifite ibihanga
ushobora kuvuga ati aha hantu rwose nta kigenda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndagira ngo bisubirize rimwe. Ese nuhe mukinnyi abakinnyi babiri rero muri Rayon Sport kavuga uti aba banyagwa uwabampa muri APR twagiye na Claude ahite afatiraho. Urakoze cyane. Rayon Sport hose mbona amenyo yarashizemo. Ngiye mbona ari ibihanga gusa hose basigaranye Claude niwe utari igihanga. Ni ukuvuga ngo nawe nakajigo kari hari inyuma. Niwe Claude uyu duhagararanye uyu nguyu niwe afite nawe nakajigo kari hari hirya ahangaha. Kuvuga ngo niwe mukinnyi ngo numva nakwifuza waza muri APR. Hakaba hari numwe bibaho nakwifuza muri ikipe ya Rayon Sport ngo aze muri APR asimbure ndise. Mbese Rayon Sport nta mukinnyi ifite urukina muri APR. Nubwo yaba kujya hari ishoronge akazajya batera morali ntawe dukeneye nta numwe. Koro nihe ikipe ya APR ifite ibihanga uvuga utaha ahantu ndahanyurira gutya. Nabahe bakinnyi babiri uvuga uti aba bakinnyi nubwo bakina muri APR ariko ufite ubushobozi bwo kubagura nabazana muri Rayon. Bone mu mupira burya bisaba no kuba ufite icyo bita esprit sportif kandi ufite n'uburyo uganira ntabwo ndi bugare n'umuntu w'umushumba. Yewe APR ntabwo navuga ngo ufite ibihanga ni APR yo naho navuga ko idakomeye cyane. Urayitinya. Ntabwo nyitinya ngivuga ngo urayitinya. Mwizamu wenda nubwo pira inshuti yanjye ushoboye kumutera buriya. Cyajya watinya. Iko yakunaniye. Ikindi muri attaque ntabwo APR ifite attaque ikomeye cyane. Wenda twavuga ko ifite ko yagutsinze yakomeye. Ibyo nibyo navuga. Njye umukiri nakwifuza muri APR wenda kandi birashoboka n'umunyarwanda nemera cyane ni Claude Bazina. Ntawe ubonye. Urumva n'umukinnyi mwiza. Ntawe ubonye. N'umukinnyi mwiza. So urundi ntabwo njya nasubiza nk'umuntu umushumba avuga ngo n'ibihanga gusa. None se ari namwe ugeze basi nsinda nemere ko nta bihanga birimo. Ari byo tuganira ngiye mbona hose ari ibihanga. Ibyo n'uburenganzira bwawe. Basi ukuyemo wowe. Ahubwo se ngiye ahubwo mbona ari ufite ibihanga. Ahubwo niho ntamenye ugira. Igihanga cyo muri APR isoza mbere. Ndi gende ku mwanya wa kabiri uri ku mwanya wa gatanu si ibihanga gusa. Rayon Sport ni ekipe idafite aho ikura mu bakunzi bayo. Ese akanyenyeri ka Rayon Sport karacyakora mbere yuko nkubaza ikibazo. Urakoze cyane. Burya mamaze n'ikibazo cyiza nuko abantu baba wenda bamwe babyishongoramo bakumva hari kuva kuri Rayon Sport wenda idafite ubushobozi abantu bakabona ni proud yabyo ariko nabyo bisubiza umupira wo mu Rwanda hano inyuma kuko ari gihe uzuga cyane Rayon Sport kazira bitatu warenga mu paka gake bakubita ibindi birindwi naho ugarukuri kandi mu by'ukuri competition yagumye guhera mu gihugu ubu babitekerezaho bazabirebe tubona inkunga rwose turabishaka kandi byiza twongeranye n'abakunzi ba Rayon Sport turabashimira cyane kandi burya kuba Rayon Sport iza guhangana na APR ifite wenda budget leta ikoresha Rayon Sport ikwigenga iri kwirwana ku giti cyayo ni nko kwiruka ni nko umuntu yabwiye ngo tujye Nyagatare agahagarara ikayonza ugahagarara ku Giporoso ariko Rayon Sport iragerageza kandi kagenda ahubwo dufite igihaha so icyo mvuga rero akanyeka ka Rayon Sport karacyakora ngira ngo minsi imbere ibyo muzatangarizwa bijyana akanyenyeri magana 702 tugiye kubironshinga no neza nagakeya tubabwira uburyo bizayabikora biri mu nzira ariko ubu ngubu tocyakoresha akanyenyeri kacu kamazira 2008 kavuge neza ugasobanura ku buryo umukunzi wa Rayon Sport wabona kino kiganiro washaka gutanga motivation imbere ya match ariho hantu yanyuza iyo nkunga yiwe nibyo urakoze cyane Rayon Sport abakunzi bo barayikunda abahanze aba mu gihugu barabizi ko bakenera byinshi prime bakenera na motivation nk'iyo ngiyo abifuza kugira icyo bakora kandi ni benshi bakanda akanyenyeri 208 urwego akora akanyenyeri ka Rayon Sport utanze iyo nkunga yawe irafasha byinshi kugira ngo bigende neza iyo tuvuga ibintu tuba dusaba tuba tubwira umurongo abakuzi ba Rayon Sport bacishamo inkunga ni ibisanzwe ni ikipe ni yabo nibo ba nyirayo urumva rero nkuko ubuyobozi byo bukora ariko natwe ndetse n'abandi bakuzi ba Rayon Sport bari ku ruhande nabo ni uruhare rwabo tuya tuvuga ngo ni ujya mu kabari ukanywa amacupa 2 cyangwa 3 ujye umenya ko utahaye Rayon Sport ujye umenya ko iriye nivuga ngo rero niba ugiye gufata fanta fata 2 indi Rayon Sport niba ugiye gufata gahi ari bagirenza n'amakesi menya Rayon Sport nayo imeze gutya unababwira konseme ibinyobwa bya Skol birumvikana dufite umutera nkunga mukuru ari we Skol ibyo birumvikana yuko ubushobozi aduhana tugomba kubumusubiza mu byo twakosomye ibinyobwa bye ariko hagataho nyine wakosoma Skol ni byiza ariko gira n'icyo utanga kuri Rayon Sport ukana akanyenyeri 208 songa mbe inyuma ya mikoro turi kwiganira turi kuza wabibwiye Claude mugira ngo sinabyumvisha ariko nabyumvisha ugira uti kuro nunsinda nzaguhinga wikinira ariko se mwebwe so gusaba amatiki masa uri maza amatiki masa koko urasaba Claude ngo atsinde APR
birashoboka se Korode nutsinda APR uzaze ukura ubwatsi uzamuhinga nutwara Super Coupe uzaze ukura ubwatsi Koro urabivugaho iki Emi azumi Korode icyo kireki akitaho cyane burya hari ibintu mu kinyarwanda bivugwa niyo abantu batebye ariko iyo umuntu aguhaye inka burya biragoye wenda kubera yuko uzasebe ko irya nka ndi Nyanza ibyo ashyizemo uzasebe ko yirya reka noneho tuvugishwe uruguri sinzi niba rufite ariko yenda amafaranga arayafite kuri umuntu nabikubwiye ko uruguri dufite ariko iyo nka nzayicyura uzamutsindira hanyuma ningutsinda se ko nzakugaragura ejo bundi koko nkayiturwa indi hari ikibazo se ubwo ni nka uzatsinda undazaho Korode rwose ntabwo uzaba databuja rwose kuko impamvu ngo gutsinda we na Korode ubundi hanze y'ikibuga muba mubanye gute hari umuntu ushobora kureba gutya bimeze gutya bati buriya ntibanicara ku meza ubundi hanze y'ikibuga ibaze impamvu none hari igihe duhora turi kumwe buri gihe kera najyaga no mu kabari ke arabizi buriya songa mbere nakabari ke basonga mbere ntabwo dushobora kwicara hano turi gusangira hamwe wajya kunyara guhagurukana icupa oya kitabone kimwe turabavandimwe nyuma y'ita piveri nyuma y'ita piveri yansize n'urugero ntabwo munsi twaburana ushobora kuranga nyuma yaho oya yarakaye cyane aho urarakaye ko ni maramura ariko ejo bundi nzagutsinda twicarane oya ejo bundi nzagutsinda twicarane nyuma ya tapiveri turabavandimwe okay songa be muri no champion match ebyiri uvuga ati izi match ndazitegereje ni izihe match uvuga uti match kabisa niduhuza na APR niyo match ntegereje cyangwa se Rayon ihura na El Merreikh naki match ebyiri utegereje nize muri no champion no kuvuga ngo ejo dufite hafi ya Rayon Sport dufite El Merreikh iyo ndayitegereje indi match ni retour ya Rayon Sport ko ndashaka kumukubita none nkamwemeza burundu none yazanye n'abandi bamenyeranye ejo nzamukubita bataramenyerana none nzamukubite bamenyeranye ni izihe match ebyiri utegereje kuro nanjye ko bivuze El Merreikh yatweretse El Hilal yatweretse umupira mwiza ubushize ikina nanjye ntegereje iyo match ko nabonye El Hilal na Rayon Sport ni match rwose izaba nziza ko nabonye ni match nziza yo gupima abakinnyi ko ni bifite abakinnyi beza nari bo iki nabwo tuzambara ikigongo ariko tuzahindura mu gake nabonye banambara neza banambara nkatwe nicyo kintu bivugiye nta kindi indi nanone ni match yari turuye na APR kuko yansize bitatu ntanamenyerana muri champion n'abakinnyi bamwe batari baza ubundi ashaka kuzayishyura hanga ibitego 4-1 koro aho champion igereye hano match ebyiri mwatsinze zikagushimisha na match ebyiri mwatsinzwe guterura ka gacupa wikundira kunywa ukumva biranze mbere na mbere match yose ngiye nakiniye yo natsinda ndishima isaba ngo ni match buni nkunda yo natsinze cyane nkishima cyane match APR nitwari twahura rero ngo tuyisinde muri iyi championnat mu gice cya championnat yaransinze urumva izindi match rero zindi zo natsinda ndababara buriya Rayon Sport yatsinzwe urabona tukunda kuza guha amafaranga publicité tukunda kuva Nyamirambo tugaca kuri Torino burya iyo tuvuye Nyamirambo rero ukabona abantu bose bari barambuka na nyina Torino njye tubwate reba kabisa Rayon Sport yatsinzwe nta mundi kubona urumva iyo match rero yose tsinzwe mpita mfungira ahantu bita muri quartier munsi ya Palace hari nkayifatira akantu kanye wenda gahiye gake nkashaka ibitotsi nkajya kwiryamira nta bintu byinshi banda wowe nizi yewe match ni urebye yashimishije ndi imwe kuko andi manota yose burya aranshimisha ataranshimisha iyo ari atatu ndasinze ndatareza nkumva ndyoshye ariko match ya Rayon Sport yarandyoheye cyane match yambabaje zose zirambabaje izo ntakaje ariko match yambabaje ni ya Musanze gutse yarambabaje namanutse mbabaye buriya mu ikipe numva nshaka kuzatsinda byinshi kugira ngo agahinda gashire Musanze nayo irimo ariko Rayon Sport retour bamaze kumenyana Korode yahoze ambwira ngo ntibaramenya ni uributse reka nkubwira gake urumva songa mbere agukoza kuzazanye gutsibuye rwose ni buka match ya Bugesera ira match nawe yarambiye pe kamarade amagambo yaba yavuze yagize gute ira match nangira ambaje ya Bugesera ubaka kanya umunyamahanga waza aribwo bwa mbere ageze mu Rwanda akababona wambaye ubururu n'umweru wambaye umukara n'umweru akakubwira ati mbwira ija APR niki APR wayivuga gute APR ngiye kuyivuga nshobora kuyivuga amasaha menshi cyane APR
niba ubona imyaka mfite imyaka myinshi ndi kumwe na APR kurenza iyo yindi nabayeho mbere na itaraza. Bivuze ngo APR ndayizi. APR kuva 93 ishingwa ku Murindi kandi kumwe nayo ndayizi. Ntabwo mvuze ibyo ntazi. Urimo urabaza ngo padiri no mu Gaturika, reka dukomeze. Ni ikipe nzi kuva icyo gihe 93 turaza tugera muri guverinema nkomezanya nayo. Urumva ngiye kumubwira APR nafata amasaha n'amasaha, ariko ikintu cya mbere nshaka kuvuga nuko ubu ngubu APR ku bakunzi bayo n'umuryango kandi mwiza, ufite ubuyobozi bwiza, ihora ishaka ko umukunzi wayo atababara. Uyu munsi niba habaye aka mistake, ejo yumva ishaka kugira ngo ize kavamo burundu. Vuga cyane nuko ari umuryango mwiza ufite ubuyobozi bwiza, ukomoka neza ku buyobozi bufite aho butkura ubuyobozi koko, kandi ikaba ari ikipe iharanira intsinzi n'ibikombe kandi ikabigeraho. Ngiye kubivuga ibindi rero icyo gihe bazafata ikindi gihe, ariko ibyo navuga cyane ni ibyo. Koro umuntu akubwira ati mbwira Rayon Sport, wayimubwira mu yahe magambo? Urakoze cyane. Rayon Sport kuyivuga ngira ngo byasa nabigora ko Rayon Sport twaje tuyisanga. Rayon Sport ni ikipe twakwita popular team, ni ikipe ikuzwe cyane, ariko none ni ikipe twavuga ngo ifite ikintu mu maraso y'umuntu kwinjiyemo neza, biragenda bigahura n'amaraso yawe. Ni ikipe ifite igikundiro gikomeye cyane, uyikunda aba yumva yaramubereye byose. Ni ikipe kandi no y'umuryango mugari, kandi udashobora gusanga hano mu Rwanda gusa no hanze y'igihugu. Icyaka nayivuga nuko Rayon Sport n'umusingi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Rayon Sport kuva yashingwa muri 1939 handi makipe yarahari, ariko Rayon Sport yigarura imitima y'abanyarwanda bose mu bice byose by'igihugu. Mu gihe amakipe amwe yabarizwaga hana, Rayon Sport yo yakunzwe n'abanyarwanda bose mu gihugu hose ndetse no mu mahanga. Ikindi gikomeye cya Rayon Sport nuko ari ikipe ubwayo hano mu Rwanda ibuzemo bavuga ati nta mupira dufite. So nuvuga ngo rero nibyo bice nayivuga wambwa nangiye kuyivuga byaza gutinda, kuko hari nawe yabereye ababyeyi, babira abavandimwe, abantu bahuriye muri Rayon Sport bakaba gusa ari uko ndumure mugahita muhuza ku kanya. So ni byinshi kuri Rayon Sport umuntu yavuga, ariko igikomeye cyane icyo ngicyo gikomeye nuko ni ikipe ikunzwe, ikaba n'umusingi w'umupira w'amaguru muri iki gihugu. Dusoza songa mbere nyuma ya football undi mukino akunda no je nawe nkobeshye mu mipira nkunda football, ubundi nkunda rally y'amamoto, niyo nkunda, niwo mukino nkunda. Iryo siganwa turarigera hano mu Rwanda kera ryabagaho abantu bitaga ihuye mu Kadahokwa, yagaye barakabagamo n'amatiriyari, habagaho n'umukino w'abana n'w'abakuru, icyo gihe wabagaho. Uwo mukino naje kuwukunda cyane, n'ubu ngubu ndavuga iyo nicaye kuri televiziyo arishakisha ahantu iyo mikino ica, ndawukunda cyane. Umuntu washaka gusohokana songa mbere akunda kurya iki, akunda kunywa iki? Genda umuntu uyoroshya ku bintu byose, sinywa ibisindisha. Icyo ni ikintu cya mbere, nta bisindisha mfata habe na kimwe. Yaba amazi aranshimisha, ari utundi tuntu njya mfataho nka Bavaria ndayikunda, n'utuntu turi aho ngaho. Kurya ibintu byoroheje cyane, sinyari nkunda kurya ibintu, sinjya ibintu byinshi. Ngewe ubundi nijya rimwe ku munsi. Nijya rimwe ku munsi, ko ntabwo nkunda kuryagagura. Ngewe nijya rimwe ku munsi, ubundi nta bindi bintu birebire njya nkunda. Hanze y'u Rwanda ni umukunzi w'ihe ekipe? Genda umukunzi hanze mfite amakipe menshi, ariko mu Bwongereza mfite Manchester, mu Budage mfite Dortmund, mu Bufaransa mfite Paris Saint-Germain, muri Espagne mfite Barcelona, Tanzania mfite Simba. Akabazo ka nyuma ubundi Emi adufashe kugenda abazengurutsa, nanjye niwe ngiye guhita nzaho mu gihe Emi, kuko ndashaka ko dusoreza mugenda mwerekana ibice bya stade munibutsa abantu ukuntu bagomba kugura amatike. Songa mbe aka kanya bazanye perezida wa Repubulika hano muri no stade bakaguha iminota 5
bati gira icyo umubwira muhagararanye gutya amaso ku maso wamubwira iki? Icyambere nabanza kumubwira, nabanza nkamushimira. Byo namushimira ni byinshi. Namushimira cyambere kubohora igihugu no kuyobora urugamba neza rwo kubohora igihugu kandi rwaragenze neza. Nyuma yarwo nkamushimira ibikorwa byinshi bitandukanye yagiye agezaho abanyarwanda ndetse no kongera kuduhesha agaciro. Mu kuduhesha agaciro ngira ngo byinshi birivugira, ibikorwa by'umukuru w'igihugu birivugira, n'iyi stade ngira ngo nayo irivugira, imihanda myiza irivugira, ubuyobozi bwiza burivugira, kutuzana ikoranabuhanga kugeza uyu munsi n'abantu bagitonda imirongo, ibyo birivugira. Navuga byinshi, ntabwo nafata iminota 5 ko muri minota 5 ngira ngo ibyo namubwira byaba biciyemo ibice by'ibyo nagomba kumubwira, kuko umuyobozi wacu ibyo ugiye kumuvuga bwacya bukira bukongera bwacya bukira, ariko reka mvuge ngo namushimira ibyo agejejeho igihugu cyacu ndetse n'ibindi n'amahanga mwigiraho. Ikibazo cya nyuma mubaze, nihe ndirimba abafana ba Rayon Sport bajya baririmba batusha kuri apero kavuga ati ewe data we iyi noneho irankorogoshoye? Ni indirimbo babeshyera apero avango ngo amakipe waribye. Iyo ndirimbo yo nyumvise banumva sinzi uko nta bushobozi mfite. Nabwira nk'ubuyobozi bwenda bw'igihugu nkaho gati umuntu uzongera kuririmba iyo ndirimbo muzamuhane mwihanukiriye, kuko ntabwo ari byo. Oya, ni ibintu byo kubeshyira ikipe ya apero, kubeshya umuryango birambabaza cyane. Koro ni wowe njeho here ku cyambere wamureze so mwambere he kumubwira kandi ijambo ryarangiye wowe ushatse wakwigendera twagiye. Koro umuntu ashaka gusohokana urantinya Korode. Ku cyambere avuga wabajije so mwambere imikino akunda nyuma ya football. Nyuma ya football buriya rero yambwira so mwambere nti amashuri ya ni make akabihakana. Urumva burya umuntu atagize mu ishuri ntabazi volley, ntabazi basket, ntabazi handball. Umupira w'amaguru ntabwo ukina ndetse ngakunda handball. Urayikina? Ibyo bikora ntabwo wabishobora ngo zamuka kuro. Ibintu bisaba imbaraga. Nanabikinnye suku ndanga. Ibintu bisaba kuzamuka. Urumva n'amategeko agenga imikino ndayazi ari basket ari volley byose amategeko na handball. Upima metero imwe ubwo za wayikina gute? Abantu kuzakureba igikombe cya Afrika cya handball aho kizabira muri arena bazabari tayari. Twagiye cya kabiri washaka gusohokana Korode. Korode akunda iki cyo kunywa, akunda iki cyo kurya? Urakoze cyane. Ngewe ntago ndi bwigire yuko ndi umurokore ntasonga mbere ngo uvuga ngo ni pasiteri kandi yanywera intuza ibyere mwibirika. Ariko songa mbere ne wakwashije ayita icyayi. Ese nukuninya nukunkunda niki? Reka ngwira gakeya. Songa mbere turi inshuti batuganira. Ntushobora kuvuga ngo ushinze akabari utanywa inzoga. Ibyo bintu bibaga kimwe. Korode maze imyaka 16 ako kabari urakabona. Maze imyaka 16 sinavuze ko ntigeze nk'inzoga. Icyo kintu wakimbajije? Jewe maze imyaka 16 nta gisindisha kingera ku mubiri. Twabyumvise gakeya. Tugira ngo kuremwa abantu mu kera gati wasobanuye. Ngewe rero nkunda ubundi nka kantu twakwita nka kabiye bikora ko nyine bien sûr ngomba guteza imbere uruganda rwacu rwa Skol nka Kaskol, ariko nyuma yaho arigenye nshaka gatsimbuzo nkafata kaje musoni ko kantu kanje buriye. Ariko byo kurya byo muri rusange ni kudo umuceri hanze y'u Rwanda. Korode afane ziki hanze y'u Rwanda ahubwo birambaje ko ari ikipe duhuriyeho na Songa mbere rwose. Birambaze cyane rwose. Ubundi bagira ngo ahantu hose tugiye iyi kipe Manchester. Iyi ya kabiri avuze ubundi ni ikipe y'abariyo cyane ubundi. Paris Saint-Germain nayo ndayimera cyane. Visit Rwanda. Indi ndembera none cyakora muri Espagne cyangwa ndi hari Madrid. Real Madrid rwose muri Espagne. Ikibazo noneho Tanzania. Mba nabira. Timu ya wananchi. Timu wananchi shabyoresha ni Yanga. Tuko wananchi sisi tuko wenye nchi. Ni timu ya wananchi tuko wenye nchi. Ikindi kibazo oya noze ko mwise wananchi. Ikindi kibazo nari mubajije ubakakanya Perezida wa Repubulika ugira ubuntu bwo guhagararana nawe muri iki gikorwa yatwubakiye iminota 5 ari ufite mu facinganya amaso ku maso wawe. Ngewe mbere na mbere namaze kumushimira kora ko no kumuvuga biranagoye. His Excellency ni impano y'Imana yaduhaye, kuko urebye igihugu aho yakwiye igihugu kuboza igihugu agarika jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi umunyarwanda akaba afite agaciro. Niyo mpamvu nkunze kuvuga umunyarwanda
wa before 1994 n'umunyarwanda ubu ngubu baratandukanye. Abanyarwanda sigara abasirimu bavuye mu byo bita moko barabireka bari kureba business bari biki ibyo turabishimira kandi yaduhesheje agaciro. Twe dukomeza gutembera mu mahanga wenda songa mbe ntakunda kujagarukira hafi ariko tujye mu mahanga ya kure. Ngere giye ahantu bita muri Ethiopia. Claude passport angirimo amakashe arenza yawe. Nagiye muri Ethiopia kure yagiye muri Ethiopia. Bazavuga cyane cyavuga. Nagiye ahantu muri Ethiopia. Ngeze muri Ethiopia noneho umuntu n'umuzungu muri 2013 ni kera. Umuntu n'umuzungu ahita ambwira nena mbe ikote ry'amavubi. Arambwira ati bite ni sawa. Nawashimira amavubi rero. Arangije arambwira ati uvuye mu Rwanda mvuye mu Rwanda ati nkunda president wanyu kandi ya 2013 amakanu ka business card ngo nzakamumereye bona nambaye ikote ry'amavubi akavuga ati bavugana ahita nkubita n'amadolari 200 rwose. Urumva ni agaciro mu gihe kera nyuma ya jenoside wajyaga ahantu bati dore babicanye isura y'abanyarwanda yarimutse kubera nyakwa His Excellency icyo nabanza kimushimira. Icyakabe namushimira rero igihugu kimeze neza ibintu bimeze neza mfite company ya namusaba kasi nanjye ngabona amafaranga nanjye ni ibyo niko bimeze. Uzoro na president ko buvana utamwasa amafaranga. Ndiyo namwaka kazi ko president we ntago yavuga ngo nguha amafaranga. We ko icyo adutoje avuga ngo aho kugira ngo yifiza nkwigisha uko bayiro namubwira nti nyigisha uko bayiro rwose nibona agafaranga nakira. Icyanyuma yasorejeho ni ihe ndirimbo abafana ba Pele bajya baririmba ikabakora gushora nk'abari. Bira ni indirimbo bazanye kandi atari mu mupira yitwa nyamukandagira mu kibuga ngo gibuka bira ntago bibaho. Ikibuga cyase bututuse kimeze gutya abantu bazakirira he. Iyo ndimo hano banashije imitutu yo ngukubise manashije. Iyo ni yabo ndi kuvuga iyo babaserereza hariyo numvise ngo twangareyo ngo gasenye ibintu indirimbo abafana ba Pele bajya baririmba ukavuga ati we nyine ibyo pfa kwangareyo byo sina ngombwa ko abantu bangana bene by'ibyo byemewe ariko yo ngo ari n'ukunda kwirimba twakasongo twangariwe n'abafana bayo nanjye biranje nkabura kunabigenza ari n'ukuri basiga barabishyira muri ya ntuza muri z'amafanfari ntibanavuga bakabivugiramo umuntu avuga ngo twangariwe mitanshya nshaka urwo rwango urwango rw'urwiki nanjye birambaza ibyo biribye. Reka rero mbashimire n'ubundi kuwa gatandatu tuzaba duhagararanye hano mbere ya match mu myiteguro yayo ariko ndagira ngo Emi yabanze yabazenguruka inyuma mugenda mwerekana uko abakunzi ba Pele bazicara ndetse n'aba Rayon Sport ariko nkubwire ko niba utaragura itike hakiri kare kuko hano byamaze no kuba inkuru ya nyayo ko uno mu influencer uri kuzenguruka isi Aisho Speed azaba ari hano kuri match y'abagore igice cya mbere kirangira bazamuha umwanya asusurutse bivuze ngo rero nahawe ho kugura itike yawe hakiri kare ukazagera hano kare. Reka nshimire songa mbere nshimire inshuti yanjye disiwe Claude dusubire na Riwizi nshimire Emi warutubereye kuri kamera dusubire ciao unzi ba APR uyu ni wo mwanya wo kugira ngo tubereke ibyicaro tuzakoresha ku munsi wa Super Coupe kuwa gatandatu saa 12 n'igice ubwo match izatangira ariko icyo twavuga nukuzinduka nukuza kare saa 5 amarembo azabafunguye. Twebwe rero ibyicaro byacu nkuko bisanzwe umuryango sangwa mubizi turahera ku 123 hasi no hejuru uraza uzunguruka uze ugere ku 142 naho ni hasi no hejuru. Hari ibiciro bitandukanye abantu ba bitatu bazabicaye hasi aba bibiri bicaye hejuru. Bivuze iki nukuvuga ngo ugomba kuza wambaye umukara n'umweru kugira ngo utazivanga cyangwa se ukajya kwicara aho utagenewe. Ikindi amarembo tuzakoresha na amarembo yo kuri CSS niyo marembo abakunzi ba APR bazakoresha. Nongeye sweme ibyicaro nugwera ku 123 hasi no hejuru ukaza ukagera ku 142 naho hasi no hejuru. Ikindi gura tike yawe hakiri kare kuko ku munsi wa nyuma amatike azurizwa. Ikindi ku munsi wa nyuma network zibazanga system ibidakora neza kanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ugure tike yawe hakiri kare kugira ngo utazacikanwa n'iyi match tugiye kuzatwaraho igikombe cya Super Coupe turi mu mahoro aho tuzaburiza amahoro iyo tuzaba turimo duhura nayo. Ntaba ari jyubura cyangwa wowe ngwire duhurire muri stade amahoro kuwa gatandatu tuzindutse. Rayon Sport rero
turi hano muri stade Amahoro tugira ngo tubamenyeshe ibyicaro byanyu kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo twasire security ibintu byose bigere neza aho muzicara. Iyi stade twayigabanyijemo kabiri, nubwo apere turusha abafana ariko twayigabanyijemo kabiri kugira ngo bajye ku gihande cyabo natwe tujye ku gihande cyacu. Twebwe rero abakunzi ba Rayon Sport cyane cyane fan club tuzahera muri 122 tuze dukomere tuze tugere ku 103. Ahangaha VIP yo abenshi babarabare bayirimo n'amafaranga batanze iyo byo umuntu arimenye. Ikindi babwira kandi imiryango yo hanze ntabwo ari kuvuga ngo ni CSS ni APR gusa, abantu bose bishyuye amatike ya 3 na 2, bamwe bazaca kuri CSS abandi baca kwa Rwama ndetse n'abandi bace hano kuri Beka Arena, ariko umuntu azi aho agomba kwicara. Ndabakangura kugura itike yakiri kare. Twabivuze ngo nakanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego, tubabwira yuko yutinze gakeya ukageza ku munsi wa nyuma itike yazamutse, kandi iyo tike rero uyiguze none ahangaha hakugira ngo uzayigure mu munsi wa match, uyiguze none ahangaha zarimo n'agacupa kuko uzaba wahinzwe. Nkambabwira ngo muze hakiri kare. Ikindi nkangura fana ba Rayon Sport cyane abakunzi ba Rayon Sport, abantu bafite ingoma twihangane twigura amatike ya 3 kugira ngo dufanire hasi hano hasi twegera abakinnyi bacu n'ingoma zacu ku buryo urusaku ndetse n'umurindi wacu uzaza uyongera ku makinnyi 11 tukaba tugize umukinnyi wa 12, hanyuma APR ikavuga ati twumvikane tumaritse amaboko abareyo n'ubundi turabambere kandi ubundi turabambere. Welcome muri stade Amahoro kuri Super Coupe, kandi stade ni yacu mukuru w'igihugu yaduhaye, mwiza tuyenjoyigemo tuyipfundikire kabisa. Asante sana disuye.